ikaze wowe ukurikiye iyi channel yacu yitwa Prince TV Rwanda. Uyu munsi rero twaje kugira ngo turebere hamwe uko wakoresha telefone yawe nka microphone mu gihe ubaye nta microphone ufite. Ngiye kuba nakwereka uburyo ki wabasha gukora ijwi ryawe rikaza rimeze neza mu gihe wabishatse, kandi mu gihe utabishatse nabwo bwo wakoresha uburyo ugabwe ukoresha, ariko ngiye kuba nakwereka ibintu by'ibanze wagakwiye kumenya mu gihe utaba ubizi, kuko ni ingenzi cyane. Ubwo rero nizera ko wewe uri mu bishya hano wamaze gukanda subscribe, nawe wakanze subscribe, umuntu w'agaciro cyane. Ubwo rero nkwibutsa ko mbere yuko dutangira nibura usaba kuba ufite iyi application yitwa Google Chrome. Iyi ngiyi usabwa kuba ufite iyi application, then niba uyifite tugiye kugendana akantu kandi kugira ngo urebe neza uburyo ki ibintu bikorwamo, sibyo? Noneho ngenda manza nze hano kuri telefone yanjye bumvishe ijwi nshaka guhindura neza. Ubwo wewe icyo urasabwa rero urajya kuri sound record se cyangwa niba ukoresha X recorder, umanza ufate video yawe n'amajwi arimo yose, then uze kubihindura nyuma. Ubwo ngiye kubereka uburyo ki nyine wakora microphone, video ya microphone ariko binyuze mu kumanza ugafata ijwi. Ndaza kuri storage yanjye rero ndebemo ijwi njyewe namaje kuba na recordinga, ubundi turihindure ribe nk'irya microphone. Uraza urikirikeho. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Prince TV Rwanda. Ubwo rero uri kumva ko ijwi ryacu ni iryo ngiryo kabisa. Tugiye kuba rero twarihindura rikamera nk'iryo microphone ya record. Uri kumva ko n'ijwi nyine rya telefone. Ngiye kuba nabereka rero uburyo ki tugiye kurihindura. Nk'ibisanzwe rero uraza kuri Google Chrome hano, nurangiza ukore open. Numara gukora open urategereza. Numara gutegereza rero uraza hano muri search, hano gutya wandikemo ibintu ngiye kuba nakwereka. Ngiye kwandikamo Adobe Enhance, like this. Ngiye kuba wandikamo ibi bintu nanditse hano, then nurangiza uraza guhita utera enter winjire nk'ibisanzwe. Noneho rero ugiye kuza kandi aha hantu baguhaye hambere hano gutya, sibyo? Urahakirika nk'ibisanzwe, then nurangiza utegereze. Saba internet, nkwibutse niba uzi ko nta data ufite ntago biri bukunde. Noneho rero uraza gutegereza nk'ibisanzwe, hanze by'loading hano uri kureba ko irimo yiloadinga tayari. Nurangiza utegereze, then nimara kurangira ndaje nkwereke icyo dukora. Hano rero hajemo bari kugusaba gushyiramo email yawe. Uraza ukanda hano hantu handitse uti continue with Google. Urahakirika nk'ibisanzwe. Nurangiza utegereze bakuzanire email zawe, then uhitemo iyo uri bukoresha. Hano rero batuzaniye email nyinshi, ngiye ndakoresha iyi yanjye kuko izindi ntabwo ari izanjye. Nindangiza then ntegereze, sibyo? Noneho ndategereza nipoweye, then iyi application ibe yafunguka, ubundi tubashe kuba twakora ibyo tugamije.
tayari rero urimo urabona ko ibintu biri kugenda bisa n'ibikunda. Application urareba ko iri hafi kuza, bari hafi kutwemerera kugira ngo tubashe kuba twakwinjiramo. Noneho rero urareba ko application yacu yakunze, sibyo? Iyi application rero, iyi website ushyiramo ijwi ryawe ritameze neza, then bakakuzanira ijwi rimeze neza risukuye, nta bintu byinshi. Niyo haba harimo urusaku barukuramo, ijwi bakarisukura rikamera nk'irya microphone, sibyo? Hano rero urareba ko bari kukwereka nibura, tukwereka ko hano ugomba gushyiramo video itari hejuru ya megabyte 500, sibyo? Kandi itarengeje isaha imwe. Okay, ubwo rero kugira ngo ushyiremo iyo audio yawe, uraza kandi hano hantu handitse uti choose file, hano gutya, sibyo? Uraza uhakirike rero sasa, nurangiza barakuzana kuri file yawe, then ukirike hano handitse file nk'ibisanzwe. Uraza rero nurangiza uhitemo mu mavideo yawe cyangwa se mu ma audio yawe. Nindangiza ndaza hano kuri this week, then uhitemo sound yanjye nkuko nayirecordinze ni iyi ngiyi. Okay, ndaza nyihitemo rero sasa, sibyo? Noneho urareba ko ukiyishyiramo iramanza ki uploading, urareba ko iri kumanza igakora upload, sibyo? kugira ngo baze kuyisukura imeze neza, ijwi rize rimeze neza. Hano urareba ko batangiye gukora enhance speech. Okay, hano bari guhanaguraho ibintu byose biri muri iri jwi byose, kugira ngo nibura ijwi ribashe gusohoka risukuye nk'irya microphone. Hano rero urategereza bakagukorera ijwi ryawe neza, then ryarangira warangiza ugahita downloading. Turategereza hano rero nk'ibisanzwe. Bareba ko tayari bamaje kurikora, ariko hano hejuru bari kwereka ko bitari byarangiye. Tayari rero urareba ko noneho ibintu byacu tayari birakunze. Ugiye gukanda hano gutya, ugiye gukanda hano, nurangiza ijwi ryawe tayari ube warikina ndetse ukine wumve. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Prince TV Rwanda. Tayari rero uri kumva ko ijwi ryacu ryahindutse. Niba uzi ko rwose utu tuntu utatuzi, my friend, wadukoresha, ni ingenzi cyane. Hano rero ushatse wahita ukora icyo bita download, ugahita downloadinga audio yawe nk'ibisanzwe. Reka ndi downloading wumve ndetse unabirebe ukuntu bigiye guhita bihinduka nk'ibisanzwe. Okay, urareba ko biri kwidownloadinga. Uraza ubundi nk'ibisanzwe muri file yawe, then urebe ahantu riri. Nongeye kubaha ikaze. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Prince TV Rwanda. Kaduhindure twumve rya rindi, wumve niba hari aho bihuye. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Urareba ko muri makeya iri rya mbere ntaho rihuriye n'irya kabiri. Katwumve iri rya mbere. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Prince TV Rwanda. Okay, tayari uri kumva ko ijwi ryacu ryabaye nkaho ryarekodinzwe na microphone. Friend, niba iyi video ikugiriye akamaro rero byandike muri comment ndetse uyilikinge, then tuzasubire mu yindi video itaha. Muri abantu b'abagabo cyane.